yacu tumaze igihe mbona nta ariko barabagiye mwana no uza gukina mani wari imiteje ko mbona wabiteje mu kibuga video. It was at this moment that he knew. Amba mubwire bakadutsinda urayimita oya reba nk'iki gikweto naho bawambaye bajya Aso ko so wambaye boda jangi dahamaze mu kibuga ariko dasongo nkawe naho byarakunaniye reba uyu muntu defanse nawe cyanda nawe yabikora saa kintu ngo It was at this moment that he knew. mwitegure nura mukino w'ejo agasenge na Kenesi tuzaba twakigende twumve niba atari ibaza arakaya naduca akayabo abo yarenze tugenda ahubwo tugende twebwe n'agakipe tubipange noneho neza ahubwo tunitegura umukino No. Iki kibakitsa ni iki kipe yacu rwose ni igitsinda ikibazo umubyeyi gutsinda gute kipe yacu yaramaze dufashe twaramaze rwose dufashe ndagira ikipe ndababona n'uyu nguyu wamumenye rwose ahubwo wamubonye hakiri kare n'uyu ibitego nicyo nataka ariko simbona ibitego wewe bimeze bite uyu ni umudefanseri ariko rwose ntabwo ikipe Yesu ni ngewe rutahizo dufashe twese igatanga umubyeyi dufashe tubwire ikibazo cyiwe wewe kabitera n'uyu ntabwo twaba twajana na iyi gose nibyo dushaka Yesu turabidukorera neza se ndabashaka yabo murayabona tubwira igiciro tubisubiza rwose mu kiro ni miliyoni 2 Yesu ubwo se amakipe yo hanze yose twayatuyatse yose shaka mugakira dushaka kuzitsinda byakunze ni miliyoni 2 afite ikibazo muratanga aritega mu kibuga aherekejwe n'ihene ariko dufite n'ikibazo umubyeyi ihene mukayizana amafaranga zana no Yesu wanjye rwose tugiye kuba uti wanjiriye dore buri mukinnyi wese uramushyira muri godiyo yiwe ugira amahoro mesaje ayibonye bizabahire yego ugira amahoro